Yes, turabasoje kandi tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi abamuhato TV. Twishimiye ko mukomeje kutugaragariza urukundo rwo mu rwego rwo hejuru binyuze mu bikorwa mukora ahangaha kuri Muhato TV. Ndavuga gukora subscribe, like, share ndetse mukajya no muri comment mugatanga ibitekerezo byanyu ku biganiro, ibikorwa, amakuru tuba tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabashimira cyane wowe ufata umwanya wawe ugatangira video ikagira ku musozo. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwe mu bana cyangwa se abasore nushaka umwite umuhungu uri kuzamuka neza cyane mu muziki nyarwanda. Amazina yitwa Ishi Kevin, yamenyekanye kuri ayo mazina. Uyu muhanzi arakomeye cyane, afite amateka adasanzwe. Ishi Kevin ku mazina asanzwe yiswe n'ababyeyi be yitwa Semana Kevin Ishimwe cyangwa se Semana Kevin Ishimwe. Yavutse mu 1997. Ni umwe mu bahanzi bari kwitwara neza mu muziki wa hip hop ndetse araharawe cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu muhanzi umuziki wa trap music akora yawuhaye inyito ya trapish music. Ishi Kevin yatangiye umuziki muri 2017, amaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye. Avuga ko afite gahunda yuko namara kugera kure azafasha abandi bahanzi batarazamuka, ndetse aheruka gushinga studio yise Trapish Studio mu rwego rwo gufasha abagenzi be ababahanzi. Ishi Kevin yagizwe umuraperi wa mbere mwiza w'icyumweru ku isi yose na radio yo mu Faransa yitwa Movie, iri muzikomeye muri iki gihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi. Uyu muhanzi yahawe uyu mwanya asimbuye Olomide cyangwa se Olamide wo muri Nigeria wari uherutse gutorwa n'iyi radio mu kiganiro gikorwa na DJ Feste Mike. Mu kiganiro uyu Ishi Kevin twagiranye cyangwa se yaduhaye, atubwiye ko yavuze ko nta ruhare yagize kugira ngo iyi radio imenye umuziki we, ahubwo ari ugukora cyane bikomeye kumumenyekanisha ahantu hose, kandi akaba ari byo bimumenyekanisha ahantu hose, kandi uru rugendo rugikomeje. Yavuze ko yatunguwe ubwo yabonaga iyi radio izi ibihangano bye ndetse n'amateka ye y'umuziki. Yagaragaje ko bivuze ikintu kinini mu muziki nyarwanda, kandi bikaba byerekana ko ukomeje gutera imbere kandi ntaho utazagera. Ati bivuze ko ngomba gukora cyane, ko nta hantu tutazagera. Benyereka ko umuziki wanjye uzambuka imipaka ukagera aho ntekereza ko uzagera. Ni ibintu bikomeye kuba ikinyamakuru nka Movie cyampaye icyubahiro cyangwa se cyarampaye icyubahiro nk'umuraperi mwiza ku isi ukomoka muri Afurika. Ni iby'agaciro cyane. Akomeza agira ati ibi byose bizashoboka ariko mu gihe abanyarwanda bakomeza gushyigikira umuziki wacu, umuziki ku wundi, bakabona ko wakwambuka imipaka bakatwizera, bizashoboka rwose. Bakabona amashusho atandukanye yayo, bituma batwizera cyane rwose, nibatubonemo icyizere. Movie yamuhaye icyubahiro nk'umuraperi mwiza ku isi. Ni radio imaze igihe kinini cyane ko yatangiye imirimo yayo guhera mu 1997. Iyi radio ikora ibiganiro byibanda ku rubyiruko. Ni ishami rya Radio France iri mu zimaze igihe kinini yarashinze imizi mu Faransa, iherereye mu mujyi wa Toulouse. Hanyuma ngayo guko rero, reka mbashimire cyane wowe ukomeza gukurikirana gahunda za Muhato TV. Nukuri kose ni ibintu by'agaciro, ni inkunga ikomeye cyane ubufata ukaduhereza, bityo rero natwe ntabwo tuzagutenguha. Ibyiza byo abizahoraho. Mwari kumwe nanjye Tagshaka Herike Baretsi. Ndabashimiye cyane mwese twabanye, mugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde ibaha ibyiza gusa. Ciao ciao.